kandi mpamya neza sinzi wenda iby'abantu batakiriho nimba bareba baravuga ngo barareba cyangwa bakumva simbizi, ariko nzi nimba bumva mama nta rubanza gufiteho. Tante nawe ndamukunda, nk'ibyo byose ndamukunda, ntabwo nabona ukuntu mbivuga. Muraho neza, ni umutoni wa Sylvie, mbahaye ikaze kuri channel Mubwire TV. Wakwibaza ngo ni mubwire iki? Wewe waba ari bwo bwa mbere tugiye kujya tubana muri ibiganiro byacu, mubwire ko ari ingenzi, mubwire ko ari indashyikirwa, mubwire ko umukunda, mubwire ko ibyiza yagukoreye mu buzima hari aho byakugejeje, mubwire ko ukuboko yagufashe hari intambwe kwatumye utera. Iyo turebye neza dusanga buri ntambwe umuntu atera hari umuntu uburi inyuma yayo Kristo yahashyize kugira ngo agushyigikire, kugira ngo akuzamure. Niyo mpamvu rero maze kureba neza nkasanga abantu benshi bakunda gushimira abantu batakiriho, bakunda kubashyira ku status batakiriho, bakunda kubaha indabo bapfuye, ntibababwira ibyiza bagihari. Nafashe gahunda yo kuvuga ngo tumushimira gihari, tumubwire ko ari mwiza, tumubwire ko yakoze uruhare rwe mu buzima bwe, umwanya we ko tubizirikana. Ni muri uwo mwanya rero buri munsi mbazanira ibiganiro kugira ngo dukomeze kubana, dukomeze dukurikirane ibyiza by'abantu bagiye bakora mu buzima bwacu. Twahereye mu buzima bwanjye no mu bwawe n'ubishaka tuzageramo ndetse n'ahandi hose. Mbere yuko dutangira ikiganiro twicaye ahantu heza, ni kuri Olympic Hotel. Olympic Hotel iherereye hano Kimironko munsi y'ahahoze gereza, ubugana kwa Mushimira. Mu kuboko kw'iburyo uhita uhabona hoteli nziza. Waba ufite ubukwe wifuza sale z'ubukwe, waba ushaka jardin, waba ushaka piscine, abantu bakuru, abana, waba ushaka restaurant, waba ushaka ko bakugemura ibiryo mu rugo, byose Olympic Hotel irabikora. Tubaye ikaze muri Olympic Hotel, abashaka gukora sauna, massage, byose biri muri Olympic. Ni ikaze tubahaye service inoze, service nziza ntandi mwazisanga ni muri Olympic. Mbahaye ikaze uyu munsi nabazaniye umutumirwa, reka mwakire abibwire ni karibu. Yewe nitwa Nyiragicari Philomene, abantuye mu mudugudu wa Rukurazo, akagari n'Ikibagabaga, umurenge n'Kimironko. Murakoze cyane. Murakoze. Mbere ko tutangira ikiganiro cyacu, uyu mumama ni umukristo, akunda Imana, akunda n'abantu bayo, ari mu bantu nabo bantoje inzira nziza yo gusenga. Reka mbere ko dutangira ikiganiro abanza dushyira imbere y'Imana. Murakoze. Murakoze ko mu mwanya wo gusenga. Imana ishimwe. Amen. Imana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kukugira neza kwawe, ndagushimiye kuko uri umwami, uri mwiza Yesu, kandi ugira neza bugacya bukira. Gushimiye neza yawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe tugirira buri mwanya na buri kanya. Gushimiye ko ari we washimye ko twicara muri uyu mwanya wo kugirana ikiganiro na Sylvie. Mana niwe wabikoze, data wa twese cye ntabwo narinzi ko uyu munsi ngomba kuba nicaye aha hantu, ariko Imana yabikoze ndayishimiye, ntihabwe icyubahiro. Ndanezerewe cyane rero kuba ndi hano, ni ukuri n'iby'igiciro gikomeye kandi n'iby'umugambi mwiza n'umuteguro wacu mwiza, n'iby'ibyishimo kandi n'iby'umunezero. Ndagushimiye Mana kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana ikiranuka. Ndanezerewe kubw'ubuntu n'imbabazi zawe, ugira neza Yesu. Rero komeza urengera imitima yacu kuruta ibindi byose urengera, kandi ukomeze kuyirinda kuruta ibindi byose urinda cyane kuko ari izakubona. Urakoze ko uyu mwana wawe waduhaye, kandi ko wakomeje kuturinda mu byo twabayemo byose dusenga turi mu nzu yawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ishimwe no gupfukanirwa n'ibibi byawe, ibyo mbisaba ibyizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mbere na mbere Imana, mu bintu byose tujye tubanza Imana, ibintu byose ubuzima bwacu bizarushaho kugenda neza. Mbahaye ikaze kuri iki kiganiro cyacu tugiye kugirana, mugumane natwe, mubane natwe, ndetse murarikire n'abandi gukurikirana ibiganiro byacu. Ni ukuri ni byiza kandi hamwe namwe tuzagera kure. Ndabashimiye abantu bakurikiye urugendo rwanjye na papa. Ikiganiro cya mbere nakoze mbabwira ubuhamya bwanjye na papa, nababwiye ko hari umuntu wamfashe mu gihe cya Jenoside, bakantwara bakandyamisha mu ngorofani, bakamvana i Kigali Kimironko, bakangeza ahantu bita Ibyumba. Nari nabasezeranyije ko nzamuzana. Uyu munsi rero namuzanye, nta wundi n'uyu mubyeyi.
uyu mubyeyi niwe bamfashe mu gihe cya jenoside, mama amaze gupfa, papa tumaze gutandukana, umusaza wanjye dutandukanye, nari umwana nta hantu nari kubasha kugera. Baramfashe basasa imyenda mu ngorofani bandyamishamo, abwira abana be barancunga sinicwa n'inzara. Murabizi ko biriya bihe byari bikomeye, byari ibihe by'akaga, n'ababyeyi bagiye batandukana n'abana babo, ariko nge baramfashe nk'umwana wabo barandyamisha, sinigeze nicwa n'inzara, nta kibazo na kimwe nagize. Twaragiye bangezayo, ndabyibuka hari ahantu twageze ngo bahitaga i Rutare, sinzi we nimba kibyibuka. Kubera inzara twariye nyine imyumbati bita ngo rutamizi. Izo story nagiye nzumva nyuma. Twarayiriye kubera ukuntu nari umwana iranyica ngo ndapfa. Nyuma niga primaire abantu bari bakuru nibo bajyaga banserereza ngo naravuga ngo barambaza ngo niki cyari kikwishe ngo ni rutamizi. Ariko Imana yarahabaye kubw'umugambi w'Imana, sinapfuye. Byari kunyica kubera ukuntu nta buzima bubi twari twarabayemo, nta kintu twari tubuze, ariko amateka n'ibihe bibi bituma tujya muri ubwo buzima. Imana yarahaturindiye, Imana irandinda, Imana imera umugisha kuri uyu muryango. Bamfata nk'umwana wabo mu bihe byari bikomeye, ababyeyi basiga abana babo, ariko bo ntibigeze bansiga. Baranjyanye bangeze ibyumba. Mama nco ibyo bintu ngenda byibuka, wowe urabyibuka? Ndabyibuka cyane. Biriya rero ndabizirikana, biheraho mvuga ngo Imana ibaha umugisha. Ibyo ntibyaciriye aho ngo birangire. Uyu mumama yari inshuti ya mama wanjye cyane, niwe muntu nabashije kumenya, niwe muntu nabashije kubona umbwira ko yari inshuti ya mama. Nashakaga rero gatoya ko yanyuriramo gatoya amateka ya mama wanjye. Ese mama wanjye yari umuntu uteye gute? Mama wanjye yabanaga n'abantu bate? Mama wanjye ubuzima bwawe nawe mwabubanyemo gute? Ni karibu. Ubuzima bwa mama wawe bwari bwiza. Yari umubyeyi ukunda abantu, yakundaga abantu. Nanjye kugira ngo tumenyane nuko yari umubyeyi mwiza ukunda abantu. Urabizi ko jewe nkavukiye muri Kigali, nahaje nje nk'umugenzi nk'abandi, nkuko abandi bose baza. Ngira amahirwe rero yo kuhaba, ndahatura, nkatura mu buryo buntunguye. Nanjye ntabwo nari nzi ko nanahatura, ndahashakira ndahaba. Nkashaka rero hageze, nagize amahirwe nkasanga umuryango wa papa wawe, nkasanga umuryango wa mama wawe, ari we mama wawe ukubyara. Rero nibo banyakiriye, basa nkaho aribo banyakiriye. Umutware wanjye mbere na mbere niwe yanyeretse papa wawe. Ubwo nari nzamutse, twari tuzamutse tuje hari haruguru iwanyu rero bari baturanye n'umukecuru w'umutware wanjye, ari we mugabo wanjye. Bari baturanye, urumva bari nk'abavandimwe. Ubwo rero yaranzamukanye arambwira ati reka mujyane kujye kukwereka abavandimwe, abaturanyi beza, inshuti beza. Ubwo rero twazamutse tuje kureba uwo mukecuru, ari we nyirakuru w'umutware wanjye. Mpageze nahise mpakubitana na papa wawe. Ahita amubwira ati nguyu. Yahise ambwira ati nguyu, niryo jambo yavuze. Turasuhuzanya nyine, ndatambuka. Ubwo twaratambutse, ubwo nawe yasohokaga avuye kuri uwo mukecuru, urabona bari baturanye hari hafi. Noneho ubwo turatambuka tujya gusuhuza umukecuru, nawe aratambuka. Nyuma yabwo rero twakomeje kugenda tubana, mbabona nk'abavandimwe, bakankunda cyane. Kandi ngeze muri iki Kimironko nahasanze urukundo nk'urwo size iwacu. Ababyeyi nahasanze barankundaga, bakanyakira, kandi nanjye nkabakunda. Nagize impano yo kugira nkunda abantu, ntabwo nigeze ngira umushiha mu bantu, ahubwo nakundaga abantu. Nkihagera n'abana batoya nk'uko tubona basibomana, barankundaga cyane. Nkajya kubona ngo bansanze mu rugo batanzi, hari ku muhanda bakansuhuza, barangiza bakagenda. Rero kubana na mama wawe ni urukundo, n'abavandimwe, mbabona nk'abavandimwe ubundi, kuko narabonye bisangamo, mbona mugira urukundo cyane. Nanjye rero noneho nk'abakunda bakunda, nanjye ndabakunda. Mama we yari umama mwiza, yanyakiraga aseka, akamenya ibibazo byanjye ntarabimubwira. Nuko nyine akanyakira, yakundaga gutereka ka cyayi ahantu ku kabaraza, akambwira ati reka rero mbanze nkuzanire akantu ko kunywa, ati we wicaye hariya, ati ubundi utuze, ati ndaje. Ajya mu mirimo ye rero nyine agakora,
nanjye ndaho ndanywa ka cyayi aho arangirije tukicara tukaganira nuko mama wawe akagira igihe cyo kumperekeza. Mu buzima busanzwe ntabwo nagize ubuzima bwiza, ubu nejeje muri Kigali urambabarira. Oya humura nta kibazo. Rero nkajya numva nagirira abantu neza mu byo mfite, mu byo naba ntunze, nkajya numva nagirira abantu neza. Nuko ubwo rero mu buzima nagiye mbamo yakoraga ibishoboka byose kugira ngo nticwa n'inzara, abana baticwa n'inzara. Iyo yambonaga buri gihe yabonaga ko mfite ikibazo, ubwo nyine akanyakira tukaganira, nataha nyine bya bindi by'ababyeyi, mbese agakora utuntu twose. Niyo yabaga mu rugo nta kintu gihari yajyaga muri butike akagenda agafata buri kamwe kose, nuko akamperekeza nk'umwana uvuye iwabo. Urumva nibo bavandimwe nari mfite. Iwacu urahazi hariya mu karere ka Ruhango, iyo ngiyo ni kure, byari bikomeye. Muri uyu mujyi narebaga nkabona nta muvandimwe mpafite. Kera muri iriya myaka rero muri za 80 na kangahe, nta bantu benshi bo mu ntara hirya bakundaga kuza muri Kigali benshi, ku buryo wabona umuvandimwe wawe uwo wahasangaga wese yabaga musaza wawe. Gusa muhuye wenda ni umunyagitarama, ni umunyaruhengeri n'iki, ukumva ko aturuka iwanyu akakubera umubyeyi nyine, akaba musaza wawe, akaguhumuriza. Abantu benshi bajyaga bamuhumuriza nyine bambwira bati uhumura uko byagenda kose turi abavandimwe bawe. Rero kuba nkunda kuba mama wawe yambereye inshuti, ntabwo yabaye inshuti ahubwo yambereye umuvandimwe, kandi na n'isaha mbiyumvamo. Burya nunabona ntuje ukabona ndi mu byanjye, ariko burya ndabakunda ababyeyi banyu, kandi nabo baranankunze cyane rwose, baranankunze. Ntawangiriye ubugome, ntawagize ate, banyakiriye mu buryo bushobotse, bangiriye inama. Hari aho nageze igihe ubuzima bumbera ubundi, ariko mama wawe arambwira ati ndambiwe kwiruka kwawe, ugendana n'umwana, weje ukaba wagarutse, robo ukaba wagarutse, ibyo ndabirambiwe. Nibwo yafashe gahunda nyine, aravuga ati buriya twagushakira ikintu cyo gukora ubuzima bugakomeza. Rero mama we yambereye umubyeyi nyine, twashakiye amafaranga ndakora. Intambara yateye ndi gukora, naratangiye gukora rwose ncuruza utuntu dukeya, ariko nkabona ubuzima burakomeje. Rero nibwo byakomeje, sindi niba nagarukiramo. Nta kibazo. Urakoze cyane mama Nshuti, arakoze. Ni urugendo rurerure, nari musabye kutunyuriramo ukuntu yabanye na mama. Ayo ni amateka nanjye mba ntazi, ariko nkeneye kumenya. Ndabizi ko yari inshuti ye kandi yakomeje kutubera umubyeyi, yarahabaye aho atarahari. Mama Nshuti yarakoze cyane, turamushimira. Yambaye hafi, usibye n'ibyo byo kuvuga ngo twaragendanye ntibansiga, baranjyana bangeza aho ibyumba, turagaruka, ubuzima burakomeza. Twakomeje guturana, twari abaturanyi. Ariko ahangaha ndashaka kuvuga ikintu cyo kugira inshuti nziza. Inshuti igukundira n'abawe, inshuti mu bana byaba ngombwa ko haba igituma mutandukana, umwe atagihari akahaguma akavuga ngo reka menye aba bana, ese aba bana bameze gute, reka ese aba bana amakuru yabo. Ndabyibuka kuko twabanaga na tante wanjye kandi asengana na mama Nshuti, baranasenganaga. Yajyaga hanyura akaza mu rugo, aje akaza wenda bagiye gusenga. Tante yagiye nkabona mama Nshuti atunyuzeho, nkahita mubwira ati se mama Nshuti ko wakererewe kujya gusenga ukabuza kutunyuraho. Akahita ambwira ati nta mutima mfite wo kuba nabacaho ntabasuhuje. Ati uru rugo nigeze nyuraho mama wanyu ahari, narucaho gute adahari? Ntago nabona izo mbaraga. Buri gihe yazaga kudusuhuza, buri gihe yazaga kutureba, buri gihe yazaga kutubaza amakuru. Mama Nshuti yaracaga mu rugo akadusengera. Isengesho ni impamba ikomeye, isengesho ni impamba y'ubuzima. Yarazaga akadusengera, akatubaza amakuru, yarangiza nkamuherekeza, ngiye tukaganira, nanjye igihe mbonye akanya nkajya kumusura nkamuganiriza, ubuzima bugakomeza. Ikintu rero byanyigishije muri ubu bucuti bwe na mama wanjye no kutuba hafi no kudukunda. Hari abantu benshi batekereza ko ubushuti cyangwa gukunda umuntu, kwita ku muntu bisaba ibya mirenge.
cyangwa bigasaba ko hari ikintu utanga kugira ngo uwo muntu abone kumukunda. Mu by'ukuri mama nshuti nta kintu yanyimye, si uko yari agifite ngo akinyime, ariko yampaye urukundo, yanyubatsemo urukundo, yanyubatsemo umuntu, yanyubatsemo kudagira ikintu cyo kuvuga ngo ndabura mama. Oya, igihe cyose yatubaga hafi, akaza kutubaza ngo tumeze gute, ese mumeze mute, amakuru y'iminsi, reka dusenge ibi n'ibi bizagenda neza, reka dusenge ubuzima buzagenda neza. Ni ukuri kandi koko ubuzima bwagenze neza. Imana yadukoreye ibintu bikomeye, Imana iraturinda, njyewe Imana iramfasha, ni njyewe cyane cyane uri kuvuga ubuzima bwanjye, ariko twabonye ukuboko kw'Imana mu buzima bwanjye ndetse no mu buzima bwe, nawe twabonyemo ugukora kw'Imana. Rero mama nshuti ndagushimira cyane. Hari igihe kigera ugatekereza ukavuga ngo abana ngo nta kintu nabamariye, wibaza mu bintu bifatika, ariko ndabizi ko nta kintu wanyimye ugifite. Kandi isengesho ryawe, wa mutima kumpangayikira, kumbaza ngo umeze ute, ngo biragenda, ibyo ngibyo nibyo umuntu aba akeneye, nibyo umuntu aba akeneye. Ntabwo kuvuga ngo umuntu aragukunda ari ukubaho aza kukureba yikoreye, wikoreye ni byiza. Mpereho nanahwitura abantu. Hari abantu bafata umwanya bakajya gushimira abantu, ukumva umuntu agiye kwivugisha ngo yaraje ngo ambwira amagambo gusa, ngo n'ibintu byose namukoreye. Ayo magambo niyo yari afite. Umuntu atanga icyo afite, abifite ni byiza, yabibonye ni byiza, ariko mu gihe atabifite, nzi neza ko umuntu azirikana. Uwo muntu uri gushimira wagushakiye akazi ni urugero, ashobora kuba uwo yaragushakiye akazi akabashakira muri babiri, undi agashakiye akagenda akiba, agacika intege ngo se kuri aho namushakiye akazi akiba, ese uriya ko namurangiye akampemukira, uriya ko namugurije amafaranga akanyambura, ntabwo abantu nzabizira. Hoya, uwo nimba byaragenze gutya, hari uwundi umubwiye uti ndagushimira, umubwiye uti ndazirikana rwa rugendo, umubwiye uti ndazirikana wa mwanya wawe. Ngema agaciro n'umwanya w'umuntu. Ubwo dufite abantu benshi bataduhaye umwanya wabo, dufite abantu benshi batigeze badufata ngo badukurikirane, ariko Imana yarahabaye. Imana ikoresha n'abantu bose tutatekerezaga baba mu buzima bwacu. Kuri uyu mwanya rero, kuri iyi televiziyo yanjye yamubwire, mama nshu nifuje kuvuga ngo ndagushimira. Mu bukwe narabivuze, ariko mu bukwe ibintu babyiruka, abantu biruka, ntago haba harimo wa mwanya kubwira umuntu ngo ikintu kiri ku mutima. Ndaguhamiriza ko muri uru Rwanda bavuze ati Sylvie ninde muntu umeze nka mama wawe, ninde uri mu mwanya wa mama wawe. Naza nkavuga ati ntuyu. Wowe waza gukamenya uti mwariye, mwaramutse, Mwunshubira byose ndabizirikana. Waraza ukatubaza ati se bimeze biti, uti ni muzi dusenge. Ndabyibuka nyirabwana duterera tukajya gusenga, tuje mu rugo, nje mu rugo, ntago nahavaga utansengeye. Kandi ryasengesho wansengeye byagize umumaro. Kwa kuntu wanyigishije gusenga, bya bintu byose bitameze neza, bimwe mbona bitagenda, bimwe mbona bimeze mbese bicanganyikishije umuntu, nta handi bikemukira ni ku mavi. Ndagushimira rero ko watubereye umuvyeyi mwiza. Ntukajya wigaya, ntukajya wishinja mu mutima, nta kintu utadukoreye, nta kintu n'ukuri utadukoreye. Kandi bamya neza, sinzi wenda iby'abantu batakiriho, nimba bareba baravuga ngo barareba cyangwa kumva, simbizi, ariko nzi nimba bumva mama nta rubanza gufiteho, nta rubanza gufiteho kuko wamubereyeho atari. Twakoze ibirori ubibonekamo, twarangije amashuri urahaboneka, aho umubyeyi yari akwiye kuba warahabaye. Ntacyo rero wishinja. Ndagushimira imbere y'abantu, mbabwira ngo dushimire abantu, tubabwire ibyiza byabo, tubabwire umumaro bagize mu buzima bwacu. Nk'ibintu yankoreye ko kuza kumbaza ngo naramutse nte, kumbaza ngo amasomo ageze he, nanjye byamaga courage, byarambwiraga ngo hari umuntu nanjye nkunda, hari umuntu unkurikirana, hari umuntu wifuza ko ubuzima bwanjye bugenda neza. Ndagushimiye cyane, Imana igumugisha, kandi nibyo wifuza byose Kristo abiguhe, akugirire neza, akunezeze. Kuba hari abantu watumye bishima, kuba hari abantu watumye babona icyizere cy'ubuzima, kuba hari abantu watumye bongera kumva ko hari ababyeyi beza bita no ku bana batari ababo. Imana igumugisha. Njyewe ibyo navuga nibyo, sinzi nimba ari ikintu wakongeraho, ariko ndagushimira. Kandi sinjye njyenyine, n'umuryango wanjye turabizi kuri ingenzi, nubwo tutakugeraho kenshi, nubwo tutavugana kenshi, ko wenda ngiye ndi kure, ariko uri ingenzi mu buzima bwacu. Turagushimira.
icyo nakongeraho hari aho nyine wavuze biriya by'icyenda na kane byarabaye koko byarabaye uti byavuye kuki ni kwa kundi wabuze uti twaryaga ibintu bivangiranye twaburaga n'imyumbati tukarya kubera inzara twari tumaranye iminsi tugahura n'ikigori tukarya tugahura n'idegede tugahura rero njyewe uko najyaga kurya si ukwihimbaza si no kugira mwiza numvaga icyo ari cyo cyose cyakugeraho numvaga icyo ari cyo cyose cyakugeraho uko nabaga nkikiye inshuti mufite naravugaga nti Sylvia mwamuhaye ubwo rero nibwo byaje kuvamo byiburu gusa mu kanya gatoya tubona urarembye twari turi kumwe na Gasipari urabizi nawe twagendanye urwo rugendo Imana imuhe n'umugisha turi hano nawe tuzamutumira ni ukuri cyane ni umugabo mwiza ukunda abantu nawe twaragendanye turatahana twarasangiye twaraye hamwe muri uriya rugendo noneho rero cyane ko ari nawe wabanje no kukwakira uko twishajaga uko byabaga bimeze niwe wabanje kukwakira tuza guhura gufite uri kana gato cyane nyine nuko ariko uko byagenda kose twari dufite rwa rukundo twakundanaga n'ababyeyi banyu twari tukirufite nari nkirufite kuko nibyo nabagamo numvaga hari ntazi n'ibyo aribyo hari igihe nari no kuzanabigwamo kubera ko bakoraga ibintu nk'ibyo hari nkumva nakwirundaho ibintu by'abantu bari kugirira nabi kandi nanjye nari ndimo wenda nkavuga nti uzarokoka wenda yazasanga hari ikintu cyaba cyarasigaye n'abazatwumva bazabyumve ko hari ibintu bimwe bamwe bari bagifite umutima w'urukundo tugikunze abacu bagendaga ku buryo ibyabo bitagombaga kunyanyagirika ubireba rero ubwo ngubwo byabaye ngombwa ko tuhava bitewe n'uko interahamwe ngo zabaga zikiri hafi aho ngaho ubwo rero Gasipari yatuvuyeho atega imodoka aribwo twajyaga ku Gaseke dushaka guterera Rutare ubwo ngubwo nibwo nyine yagusize gutyo agusiga uri muzima ntabwo wari unarwaye rwose byarantunguye cyane mu kanya nk'ako kuhumbya ngiye kubona mbona urarembye mbona birakomeye muri icyo gihe ababyeyi benshi bataye abana babo cyane barabataye yabonaga arembye akavuga ati shwe singiye kugenda n'umuntu warangije n'umuntu ntari buta ngo muhambe akamusiga aho ngaho akamusiga aho yarari akigendera hari benshi bagiye babasiga ariko kubera rwa rukundo giye naravuze ni mushyire ku ngorofani ducunge tugende aho tugera nibiba ngombwa ko ava mu mubiri turamusiga nitugira amahirwe arakira nkibaza ikintu muzabwira Gasipari wakusigiye nkagitekereza nkagishakisha nkakibura nkavuga nyiraha rero ndanashima Imana cyane yandize igifungo wari gupfa tugafunga naje kubitekereza nyuma ndabikurura ndavuga ni Sylvia aza gupfa muri kiriya gihe wumva ndi muri gereza ntarabigizemo uruhare ari ibintu nk'ibyo byose bije bintunguye nuko ubwo twaragucunze turagenda ukajya unaga ijosi nkabona birarangiye bacunga gutya nkabona ijosi riragiye nkavuga ni Imana ngiye umwana w'abandi napfa ndabigenza gute nuko ubwo rero twaje kugira amahirwe Imana irahaba urahembuka tugera kuri Gasipari ku Gaseke uri muzima tumugeraho uri muzima numva shimye Imana ubwo numva ndanezerewe nyuma naje kugarura ubwonko nyine aho ibintu biriya byose byagiye bibambana abantu bibagaruka bakoze bibi ndavuga Imana yanjye nanjye ubu ngubu mba ndi muri gereza kubera Sylvia kubera ibintu byaje bidutunguye natwe tutazi uko biri rero aho hantu ni ukuri Imana yarakoze yandize igifungo kubera impuhwe kuko ntabwo ibyo byose naguhaga nabiguhaga kugira ngo duhembuke ntabwo nabiguhaga kubera inzara kugira ngo wenda ngukureho ariko ibyo bintu byarabaye Imana ishimwe yaduhaye imbaraga igatuma tunakujyana ko byari ngombwa ko munsi kwagusiga aho ngaho ariko kubera ko nakundaga no kukubwira sinzi niba ubyibuka nakundaga kukubwira nti humura uko byagenda kose nubwo ababyeyi badahari uzakubera umubyeyi uzagushyira mu bandi kuko nabonaga ari abavandimwe nkabona nyine ni ukuri pe kandi n'ubu ugiye buriya ndabakunda kuko niwe muryango kenshi nagiye mbona unyitaho mu bibazo nagiye mpura nabyo ngishaka muri uyu mujyi ibyo nahuraga nabyo kenshi mama wawe
na papa urumva iyo abantu bari kumwe nibo bakundaga kubimenya kenshi, kuko iyo bamenyaga bangiraga inama kandi bakasura, kandi no kuba ndi mu nzu y'Imana ndi gusenga nabyo ni umuti bampaye nk'abavandimwe. Mama wawe niwe wakunze kujya ambwiriza ubutumwa bwiza, njya nibuka ko yambwiye ngo ninjya nkerererwa ngo nzasanga marayika yajyanye list. Yego, ahembwe ati jya wirinda gukererwa uzinduke kare kare kare. Ubwo akandi kabinongeraho keza njya nkwibukiraho anagakunda kuba ndi mu nzu y'Imana, kuba nsenga Imana, kuba ndiho, kuba ndya, kuba nambara, kuba nitwa umubyeyi, kuba ntagirwa ubuhamya ni ugusenga. Twahuriye hariya ku Isangano, uri mutoya nyine wari gatoya n'ubundi ugiye kureba shangazi wa papa wawe yaracuruzaga. Ndabyibuka nari mvuye ku isoko, noneho urahagarara uransuhuza ati mama nshuti bite byawe, ko mama yagiye gusenga wowe ukaba wibereye. Ndakubwira nti ntabwo nagiye gusenga, ari umwana muto cyane. Ngo rero ngo ku cyumweru gitaha ngo uzaze gusenga, ngo kuko na mama ngo yagiye gusenga. Byampaye ubuhamya, nahise mbwira Imana yanjye sigaye mpanurwa n'abana, niko natekereza, nsigaye mpanurwa n'abana. Nafashe gahunda ubwo kuva wambwira gutyo uri umwana mutoya, nahise mfata inzira natangiranye no gusenga. Imana ishimwe. Amen. Imana ihimbaza. Amen. Natangiranye no gusenga, ako kantu ntabwo njya nkibagirwa. Kuba nitwa umubyeyi w'abana, kuba ndi mu nzu y'Imana byavuye no kuri wowe, kuko ntabwo najyaga gusenga. Nari narinjiye muri uyu mujyi ndi mu Gatolika mbivamo, urumva sinari nkibirimo, sinasenga kuko nta gihe cyo gusengana nabonaga mu buzima bubi, mu bintu byose bimeze ukuntu. Mbese nari umwibihebe uri aho ndi Kigali, ndi iwacu kavukire, ibintu byose ariko bimeze. Ariko nyuma Imana kuko yari ifite umugambi uko nzaba wenda nicaye n'ahangaha turi kuganira ibiganiro bimeze gutyo, yakomeje kundinda, indindira abana, ariwo muryango ufite, indindira ubuzima, indindira ubugingo. Muri make nta butunzi bwinshi mfite, ariko mfite Imana. Numva Imana yanjye iruta ibintu byose, numva Imana yanjye nyikunda, ni ukuri pe, cyane ko ari nayo yabanje kunkunda. Urukundo rwayo rero ni rwiza. Icyo kintu nacyo reka tukiganireho nyikubwire. Buriya iyo nkubonye nkibuka ko wambwirije ubutumwa, ukambwira uti mama yagiye gusenga, none wowe wibereye ahangaha. Kuba rero ndi mu nzu y'Imana wabigizemo uruhare na mama wawe na papa wawe, wabigizemo uruhare na Bibiliya mfite nibo bayimpaye. Ubu narayihunganye ndanayigarukana, njya numva rero ntateshuka kuva menya Imana, nkamenya ko Imana igira neza, nkamenya ko n'ijambo ryayo nk'uko ribivuga ngo kumenya kuva mu byaha niko kujijuka, ngo kubaha Imana nibwo bwenge, ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Kuva menya ubwenge bwo kumva nava mu byaha nagira gute, mbese numva mfite umunezero w'uko Imana inzi kandi w'uko Imana inkunda, nanjye nkabanya ko Imana ishimwe. Mbishimiye Imana cyane rero, ako kantu nakujya ukamenya buriya ndi mu nzu y'Imana kubera ko wangurije ubutumwa. Amen. Aho hantu nahise ntangira ajya gusenga, njya mbyibuka kariya gafilimi njya nkareba cyane, nkakibuka nkanagatekereza, nkanavuga nti Imana uko uri kose uriya muryango ndawukunda. Kandi na tate buriya njya mbimubwira uko twagendanaga buriya, tante tujya kumenyana rero tuganire rwose. Tante tujya kumenyana namwitiranije na Nataliya, kubera ko Nataliya yabanaga na mama wawe. None rero namukubise amaso turi mu rusengero dusohotse, mbona ni Nataliya neza neza. Twarasohotse mpitamuhobera cyane, ndamusuhuza, ese amakuru ki? Ati ni meza. Arangije arambwira ati ariko wanyitiranyije, ushobora kuba wanyitiranyije na murumuna wanjye. Ntabwo nose si wowe wabanaga na mama Kadafi? Arambwira ati ni murumuna wanjye. Ntabwo nti uko byagenda kose ngize amahirwe kongera kujya nkandagiza ibirenge kwa papa wawe, kuko ntabwo nti use n'undi mama wanyu mbese aragiye ndamubuze. Bari abavandimwe, twari tumaze kuba inshuti na ba Mukarubayiza, dukundana dusengana, mbese byari ibintu byiza, ariko ndababura.
ndababura ariko buriya niko Imana yabishimye njya mbyibuka udufilimu twose mbese njya mbyibuka niyo nabyibutse ndavuga Imana aba bantu ujye kudashira twarabanye nuko ubwo rero tante nawe Imana imumugisha tante nawe yambereye murumuna wanjye ndamukunda buriya tante nawe ndamukunda ibyo byose ndamukunda ntabwo nabona ukuntu mbivuga amaze no gushyingirwa benshi barambwiye batubuze inshuti kandi koko ubuze umuvandimwe fata umukobwa wawe uramushyingiye Imana ishimwe nyine ashima Imana cyane ko twanagendanye akanashyingirwa akagenda nk'abandi bose ibyo bintu iyo byibutse nyabishimira Imana tante Imana ijye umugisha tante Imana ijye umugisha mu buryo bwose ntabwo nabona icyo namugereranya nawe muri umujyi wa Kigali nta n'icyo nabona mwitura nararwaraga akansura yaratekaga akanzanira ibyo kurya narwaye agahirimbana ijoro ryose ndabyibuka sinjya byibagirwa akaza akambaza umeze ute gitondo akaza tante yambereye umubyeyi yambereye umwana mwiza tante Imana imuha umugisha Imana imuha umugisha mwinshi cyane ni ukuri kandi nawe uko byagenda kose ibyo wagenda gukora kwa kundi kose ndabyibuka twese Imana idumugisha ndabyibuka umpe Imana nk'umwana nibyariye ndabyibuka bira ntabwo nabyibagirwa wampaye impano wakoze mu dufaranga ukorera urangaburira ari je wakakugaburiye ibyo byose ndibyibuka ikindi rero ngiye nakongeraho yambwira Imana ngo izakubakira urugo rwiza bizaguha umugisha ubyo ntafite kuguha izajya ibiguha izakurinda amarira izakurinda agahinda mu mibereho ya buri munsi izagugereho umukobwa Imana yo mu ijuru izaguha igikundiro ku mutware wawe ajya gukunda kwakubabaza kuko ntange sinya nkunda ibintu bimbabaza cyangwa byababaza mugenzi wanjye iyo yo mu gihugu cyo mu ijuru Imana izabikora ntacyo nabona nabona nagukorera ariko iyo mu ijuru igumugisha Imana izabikora Imana ishimwe mama nshuti arakoze cyane biragoye ni urugendo rurerure abantu baba baragendanyemo amateka yose twibukiranyije ntago biba byoroshye ariko Imana yarahabaye Imana yabaye mu ruhande rwacu mwumvisha ukuntu Imana yaturinze ikandinda gupfa nari ibyo bintu nawe ikandinda gupfa nawe imurinda gufungwa yari gufungwa kandi yaraziraga kungirira neza banjyana kugira ngo ntabura cyangwa ntapfa akazanzira Imana twese duhagararaho Imana iraturinda ibi byose rero tubikora ntabwo ari ukwihimbaza nta nubwo ari icyubahiro cyacu tugambiriye ahubwo no kugira ngo ibendera rya Kristo rigere kure tuvuge ko Kristo ari uwo kwizerwa tuvuge ko Kristo ajya ab'inkomezi ajya arinda abana akabarinda akabakuza nta bantu baraho ngo bo gukurikirana Imana ikakuba hafi ikakurera ikagukuza Imana ikaba hafi y'uyu mubyeyi agapfakara ariko ikamubera umugabo ikamurindira abana ikamurerera abana bakagera kure ndamushimiye cyane mama nshuti Imana imuha umugisha ni muri mubwire ko mukunda mubwire ko ari ingenzi uri ingenzi mu buzima bwacu uri ingenzi mu muryango wacu uri indashyikirwa turagukunda urwo rukundo dukunda isomo riri muri uru rugendo nabwira ababyeyi tugire neza ntabwo uze ejo hazaza urumva ineza ya mama wanjye yanteye gukundwa n'uyu mama aradukunda atuba hafi ariko akabigendera ko mama wanjye nawe yamweretse urukundo ujye ubiba neza aho uri mu baturanyi ubafashe udafite icyo kurya muhe icyo kurya udafite icyo kunywa umuhe icyo kunywa nimba hari icyo urishije umuntu ukimuhe kuko ejo ntabwo uzi uzarengera uwawe ndetse si n'ibyo gusa iyo ukoze neza imirimo bajya bavuga ngo imirimo y'abera irandikwa
nukora neza imbere y'Imana birandikwa ndetse bizakubera urwibutso, bizatuma utajya mu kaga. Ndabashimiye rero mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uburu rugendo twagendanye na mama Nshuti, mwumvishe ko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, yarakoze cyane. Turabasaba rero gukomeza kubana natwe mudushyigikira. Nawe ufite umuntu wagize neza, ese wananiwe kumubwira ko umushimira, ese wananiwe kumubwira ko ari indashyikirwa, nta kibazo ndahari, wantumayo nkakugererayo nkamubwira ibyiza yakoze ko bizirikanwa. Imana ibaha umugisha, kandi abantu bose bagize uruhare rwo kugira neza, ntabwo ineza yanyu yapfuye ubusa. Imana irabyandika, Imana irabyibuka. Hari ahantu uzagera urengerwe no kuba hari uwo wagiriye neza. Basabiye umugisha, Kristo abagirire neza. Mukomeza kubana natwe kuri channel yacu Yamubwire, mukora like, share, comment, mutubwire si ikiganiro cyagenze gute, ese koko izi nkuru zirabaryoheye, tuzikomeze. Mukomeze mutubwire ndetse mukore subscribe kugira ngo ubu butumwa uko buzajya buza mujye mubukurikirana. Murakoze, Kristo abaha umugisha, abagirire neza. Amen.